Ese ashimwe bene data, ni mwene so Usengimana Zaburoni, mukunze gukurikira kuri channel Evangelist Zaburoni TV. Nejejwe no kubasuhuza, ndabashimiye mwebwe mwakoze subscribe, namwe mutari mwakora subscribe, mukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu ijambo ry'Imana. Ni njyewe wa wundi ngarutse kugira ngo tujye tubasha kubana mu ijambo ry'Imana. Paulo yabivuze neza avuga ngo iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, avuga ngo nicyo mpatirwa gukora, ndetse avuga ngo ndamutse ntanabuvuze nabona ishyano. Paulo yavuze aya magambo igihe Yesu yari amuhamagaye mu bihe bigoye, agiye kumukoresha umurimo w'Imana. Paulo aravuga ngo ndashimira Yesu Kristo wambashishije akabona ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Avuga ngo nubwo nabanje kubutukana n'umunyarugomo ariko nabikoze ntari nizera, Uwiteka arambabariye. Nanjye nejejwe no kubana namwe ro mu jambo ry'Imana. Nari mvuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kubabaho. Turaza kwisangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yohana ibice 12, turahera ku murongo wa mbere. Ariko mbere ya nambere ngira ngo tubanze tujye imbere y'Imana cyase tubanze dusenge kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana aze kubana natwe. Shimiye na mwene data uri kuri kamera, abari bifuje kubana natwe turi gufatanya ivugabutumwa. Imana ibaha umugisha. Imana ishobora byose, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana y'imbabazi, Imana itinda kurakara. Ni wowe data wa twese mwiza, ni kumwanditsi yavuze. Aba ngo nubwo data atatumenya na Isiraheli ntatumenye, uri data wa twese mwiza. Mwami, turi imbere yawe muri aka kanya, mbere na mbere tubanje kukwinginga kugira ngo ubane natwe muri aka kanya. Ijambo ryawe Mwami ni ukuri. Bibiliya iravuga ngo ntacyo twakora ngo turwanye ukuri usibye kukurwanirira. Niyo mpamvu muri aka kanya ijambo ryawe Mwami rigiye gutambuka. Ndakwinginze kugira ngo imbaraga n'umwuka wera bimanuke bibane natwe muri aka kanya, kandi Uwiteka ntaba ari twe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe rigende rigira icyo rirema mu mitima y'ubwoko bwawe, abari bacitse intege n'abari batenebutse. Ndakwinginze kugira ngo bakubonere umugisha, imitima yabo yongere isubizwe mu impembero. Ni wowe wenyine Mwami, ni wowe wenyine ugira icyo ukora kandi wamara kukiremuka gikomeza. Ndabizi Mwami, tuzumva n'abantu bagiye batandukanye, iri jambo ryawe rizumva n'abantu bagiye batandukanye, ariko ndakwinginze kugira ngo umuntu wari ubabaye umuremere ibyishimo, kandi n'uwari wishimye nawe ukomeze umukomereze impamvu yo kwishima kwe, kugira ngo dukomeze kuba imbere yawe Mwami. Ngaho ngwino uganze kandi utegeke, icyubahiro ni cyawe nyaguhora ku ngoma Imana. Ntaba ari twebwe ahubwo ubwiza bwawe ni buganze. Ijambo ryawe Yesu, Pilato yigeze abaza Yesu, aramubaza ngo mbese ukuri ni iki? Yesu ntiyamusubiza ijambo rimwe kuko ukuri yari ari kumwe nako. Haleluya. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe Mwami ni inkota. Ijambo ryawe ni umuhigi uhiga akavumbura. Ijambo ryawe ryaremye ibitariho bikagira ishusho. Ijambo ryawe ryubaka ibitari byubakitse bikubakika. Ngaho ngwino ubane natwe mu ijambo ry'Imana, mu ijambo ryawe Yesu. Tubisabye twizeye kubikora mu izina ryawe Yesu. Amen. Turasoma igitabo cya Yohana, ni ibice 12, turahera ku murongo wa mbere. Turaza gusoreza ku murongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo Yesu yazuye yabaga. Bamutekerayo ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we. Inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Iskariyoti, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati, ni iki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati, nimumureke ayabikire umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe nabo iteka, ariko njyeweho ntituri kumwe iteka.
abantu benshi b'abayuda bamenye ko ahari baraza. Icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo no kugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe, kuko abayuda benshi babavagamo kubwe bakizera Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Tugiye kwiga ku ijambo cyangwa se kuri topic ivuga ngo hagaciro ibyo Yesu yakoze. Birashoboka ko umaze igihe kirekire hari ibintu bimwe na bimwe uri musengera waburiye icyerekezo. Birashoboka ko wari umaze iminsi ufite umutima wihebye. Birashoboka ko wibagiwe iby'Imana yakoze ukaba uri gutekereza kubitewe n'ibihe uhagazemo, ukaba uri kumva hari icyo Imana itari yakora. Ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo banza uha agaciro ibyo Yesu yakoze abone gukora n'ibirenze ibyo. Haleluya. Dusomye inkuru y'uyu mugore bita Mariya. Uyu mugore Mariya ni mushiki wa Lazaro, akaba mwene wabo na Marita. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu mugore bigeze bamuzana umunsi umwe ngo Yesu yazinutse ku musozi Elayono, arimo abwiriza ngo abafarisayo n'abanditsi bazana uyu mugore mu gitondo, baramuzana ngo bamuta hagati. Babwira Yesu, baramubwira ngo uyu mugore twamufasha samba. Ariko ngo bamuvugiye gutyo kugira ngo bamugerageze. Ngo ariko Yesu ababwira ijambo rikomeye aga ngo muri mwebwe umuntu utarakoze icyaha naba ari umutera ibuye, ngo habura umuntu n'umwe. Yesu ngo yanditse hasi ngo abantu basohoka urusorongo. Arangije aramubwira ngo ngaho wa mugore we igendere, kwizera kwawe kuragukije, ariko ntuzongere gukora icyaha ukundi. Uwo mugore aragenda ngo guhera uwo munsi Yesu aba inshuti, ndetse ngo bigera ku rwego aba inshuti n'umuryango wo kwa Mariya na Marita ndetse na Lazaro. Haleluya. Yesu akajya ajyayo, yava mu ivugabutumwa n'abigishwa be bakanyura kwa Mariya cyangwa se kwa Lazaro. Marita yagiraga ishyaka kenshi ryo gufata abigishwa ba Yesu akabategura ibyo bari bakeneye, ndetse biravuga ngo na Mariya ubwe yakundaga kuba ari ku birenge bya Yesu arimo yumva ijambo rye. Haleluya. Ngo Lazaro nawe agafata umwero w'ibyo yari yejeje, yarangiza ngo akabifata ngo akajyana umwero wabyo ngo akawushyira Yesu. Biravuga ngo biza gutuma Yesu akunda Lazaro mu buryo budasanzwe, kugera ku rwego yiyumvishemo ko yabaye inshuti n'uyu muryango. Igihe kize kugira ngo Lazaro ararwara, ariko amaze kurwara ngo abayuda bari barirukankanye Yesu baramujyana. Yesu ngo agezeyo ngo Lazaro aza kurwara, ariko ngo amaze kurwara ngo Mariya na Marita bandikira urwandiko Yesu, baramubwira ngo wa muntu wakundaga agize gute, ararwaye. Yesu abohereza urwandiko arababwira ngo iyo ndwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica, ngo ahubwo niyo kugira ngo Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo Yesu muri iyo minsi akomeza kuba inshuti nawe, ariko Lazaro ngo aza kugira ikibazo, aza kurwara agera ku rwego aza gupfa. Ngo ariko Mariya na Marita ngo ntibakomeza kumwohereza izindi nzandiko, kuko bari bazi ko bari bamutumyeho ariko ntiyaza. Ngo mu rupfu rwa Lazaro Yesu ngo aza kumenya amakuru ko Lazaro yapfuye, ariko arababwira ngo iyo ndwara nubwo Lazaro yapfuye ariko agize gute, arasinziriye. Mana ishimwe. Haleluya. Yesu rero aza kubimenya, ariko ngo amaze kubimenya ngo Mariya na Marita baguma mu gahinda kenshi, bagera ku rwego baza gufata Lazaro baramushingura. Bamushinguye ngo Yesu asibira iminsi 3. Turashimira Imana ko nubwo hari ibyari byarapfuye, hari ibyo wabonaga byari byarabuze icyerekezo, hari ibyari byarapfuye ubiburira inzira, hari ibyapfuye uriyakira, hari ibyari byarabuze cyangwa hari ibyo watekereje ko Imana agombye kuba yarakoze ariko ubona ntabwo ibikoze. Yesu yarasibiye iwawe, ubona ntabwo ahageze. Kwezi kw'inzu kurarangira, ubona piriya village, ubona ibintu biranze. Ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo hagaciro ibyo Yesu yakoze. Nubwo byagenze gutyo, hari igihe umara igihe kirekire nawe wa mukobwa uri mu nyumba kandi uri mu ndeba, nubwo uri mubona byanze, nubwo Yesu yatinze ukabona watarantitse, ukabona imyaka yagiye, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo banza uha agaciro kuba Yesu yarakurinze akaguha agakiza, akaba yaraguhaye iyo nshuti, n'ibindi bisigaye azagira gute, azabikora. Mana ishimwe. Yesu arangije aza kumenya amakuru ko Lazaro yapfuye. Bibiliya iravuga ngo nuko amanuka nta bihumura, arangije ajya kwa Lazaro. Hagezeyo ngo Mariya avuga ijambo rikomeye, avuga ngo iyo uza kuba hano ntabwo musaza wacu aba yarapfuye. Haleluya. Ariko
ariko Yesu arababwira ngo uyu munsi nimuza kwizera, nimuramuka mugize kwizera murabona igitangaza cy'Imana. Amanuka ajya ahangaha kwa Lazaro, nubwo ba Mariya na Marita n'abandi bari aho ngaho, bose bumvaga ko ubuzima bwarangiye, bumvaga ko Lazaro yari yapfuye. Ariko turashimira Imana ko Yesu ajya afata ibyari byarapfuye yarangiza akabisubiza ubugingo, ajya afata urupfu akaruvana mu bubiko bwabyo. Ibyo ubona byari byarapfuye, waragerageje biranga, washatse gucuruza biranga, wagerageje ubuzima biranga, bakurambagije igihe byanga, ariko uyu munsi nagira ngo ngutangarize ngo nubwo byari byarapfuye, Yesu agarutse kongera kubizura. Nubwo ubona igihe cyari cyaragutaye, minerivare z'abana byaranze, nubwo wari umaze igihe ubona ubukode bwanze, nubwo umaze igihe kirekire ubona urugo rwawe rurimo rusenyuka, ariko nubwo byari byarapfuye, nubwo Yesu yari yarasibiye kuza iwawe, ariko uyu munsi akugarutseho, hari icyizere cy'uko Imana hari ibyo ije gukora. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Aramanuka agera kwa Lazaro. Ageze kwa Lazaro ngo Mariya yari kumwe n'abantu benshi. Mariya na Marita barimo barira, bari bafite agahinda kenshi, bari bababaye. Musaza wabo yaramaze iminsi 3 yarasibiye mu gituro, yari yarapfuye, ibintu bye byose byararangiye, nta buzima bwa na bumwe, nta cyizere. Ariko Yesu ahageze arababwira ngo uyu munsi ni mwizera muraza kubona igitangaza cy'Imana. Haleluya, Mana ishimwe. Arahagera arababwira ngo nimunyereka ahantu mwamushyize. Bamumanura ku gituro, bamugejejeyo, arababwira ngo nimukureho igitare. Haleluya. Arangije asenga isengesho nakunze, asenga ari imbere y'abantu, avuga ngo Data ndabizi ko usanzwe unyumva, ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bahagaze hano kugira ngo bimenyekane ko ari wowe wantu. Haleluya. Arangije ngo ararama areba hejuru, abwira abantu avuga ngo nimupfundure igitare. Bamaze kugipfundura ngo ahamagara Lazaro mu ijwi rirenga, aramubwira ngo Lazaro we byuka. Lazaro ngo arabyuka, asohoka mu gituro ari muzima. Turashimira Imana. Mana ishimwe. Haleluya. Amaze gusohoka mu gituro, biravuga ngo Lazaro yaraboshye. Mu yandi magambo hari ibyakuboshye, hari karande zakuboshye zituma utarambagizwa, hari karande zakuboshye zituma ukora biranga, hari karande zakuboshye utuma ibintu byanga. Wakibaza ngo mbese indwara yishe Lazaro ni iyihe? Indwara yari yishe se wa Lazaro, indwara yishe nyina. Iyi ngiyi niyo yaje kwica Lazaro. Mu yandi magambo nubwo yaraboshywe n'umwuka wa karande, hari imbaraga zari zimuboshye zatumaga ari mu gituro, hari imbaraga zari zamwishe. Nawe hari ibi byamaze iminsi bikuboshye, hari ibyo uri mubona birimo byanga, ariko uyu munsi wa none Yesu aravuze ngo nibakubohore. Uyu munsi wa none akira kubohoka ugende. Wari waragerageje ibintu byaranze, wacuruzaga bikanga, ukagerageza bikanga, ariko uyu munsi wa none Yesu arakubohora. Uyu munsi wa none ugiye kwinjira mu kazi, wadepozaga bikanga nk'abandi, waragerageje ibintu biranga, wagerageje kubaka biranga, ariko uyu munsi Yesu agufitiye inkuru nziza yo kukubohora kugira ngo ibyo wabonaga byari byaranze uyu munsi byongere byemere. Haleluya. Twasomye ijambo tuvuga ngo turaganira ku mutwe uvuga ngo hagacira ibyo Yesu yakoze. Birashoboka ko nuko uri mu ubona biri mu byanga, nuko uri mubona urugo rurimo ibibazo, ariko tekereza ko Imana yaruguhaye. Hari abandi barimo bararusengera. Nuko uri mu rwana intambara uyu munsi, uri mu rwana intambara z'uburwayi, ukabona nta ubuzima nta shusho bufite, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo Imana yarakurinze, Imana yarakwimanye, Imana yimanye amakuru y'ubuzima bwawe. Hari abantu bagerageje gushaka uburyo bayeho, bashaka amakuru barayabura, kubera yuko Imana yimanye amakuru y'ubuzima bwawe. Imana yakomeje kukwimana. Hagacira ibyo Yesu yakoze. Uratambuka mu nzira abantu ntibagufateho ijambo kubera ko Imana yaguhishe. Hari naho utambuka wagira abantu bakavuga ngo umerewe neza, ariko nyamara ikibazo cyawe ni wowe ukizi. Dushimiye Imana ko Imana ishobora byose, ijya iduhisha amaso y'abasetsi. Aho abana b'abantu badutegeye ntabariho batubone. Abafarisayo bigeze bazanira Yesu umuntu bafashe ari impumyi, baramuzana bavuga ngo mbese ni icyaha cyiwe cyangwa se ni icy'ababyeyi be. Yesu arangije ababwira ijambo rikomeye,
abima amakuru y'ubuzima bw'iyi mpumyi, arababwira ngo ntabwo ari icyaha cyiwe, nta nubwo ari n'icy'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Uwiteka Imana yerekanirwe muri we. Imana ishimwe. Ntabwo kuba waratinze ku musozi w'ikigeragezo, kuba waratinze muri ibyo bihurimo, ntabwo ari uko ari ibindi, ntabwo ari ibyaha by'iwanyu, ndetse si n'ibyawe ubwite, si n'iby'ababyeyi bawe, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Uwiteka Imana yerekanirwe muri wowe. Nubwo ubona ibintu byanze ukabona nta cyerekezo, nubwo umaze igihe kirekire ukodesha, ariko Imana yagiraga ngo nawe nubona izawe uzaha agaciro abakodesha. Nubwo umaze igihe kirekire wambaye ubusa, Imana yagiraga ngo nawe niwambara uzambika abantu. Nubwo umaze igihe kirekire ushonje, Imana yagiraga ngo nawe nurya uzibuke ko hari abashonje. Nubwo umaze igihe kirekire mu buzima bwo gupfundikanya, ariko Imana ishobora byose ntabwo yigeze kwibagirwa, ahubwo Imana ishobora byose iri kugira ngo yubake ubuhamya, cyangwa se iri kugira ngo ibanze irimo ubuhamya bwuzuye kugira ngo nawe uzabone ubwuha abantu. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu mubyeyi Mariya ngo amaze gukusanya ibyo Yesu yakoze byose, haleluya, amaze kwibuka ukuntu bamujyanye ku musozi wa Elayono bagiye kumuterera y'amabuye, ikintu cyantangaje cy'uyu mubyeyi umunsi bamujyana bamushyiriye Yesu, ntibigeze bamushyira uwamusambanyije, ntabwo bigeze bamujyana n'uwamusambanyije, ahubwo bamujyanye wenyine. Baravuga ngo tujye kugerageza Yesu. Mose yanditse mu gitabo baravuga ngo umuntu wasambanye bamutera amabuye, ariko ngo babivugiye kugira ngo bamugerageze. Uyu mugore yibuka ukuntu Yesu yamurokoye ku musozi wa Elayono, yibuka n'ukuntu uyu mugore yibuka n'ukuntu Yesu yakijije musaza we yari yapfuye akamuzura ari muzima. Ngo amaze gutekereza ibi byose, ngo amaze kubikusanya, ngo niko gufata amavuta y'agaciro kinshi kagati bita narada, amavuta y'igiciro cyinshi. Aya mavuta yari yarayasambaniye. Ndagira ngo mbibutse ko uyu mugore yari indaya, ariko nubwo yari indaya ntiyari abikunze, cyari ikibazo cy'ubuzima. Aba bana bari batatari imfubyi, ntabwo bari bafite umuryango, nubwo bibiri itajya mu two tudetaye twose, ariko ntabwo yigeze asambana kuko yari abikunze. Aya mavuta bari baramuhonze y'agaciro kenshi, arangije ngo arebye akusanyije ibyo Yesu yakoze, ngo abona nta kindi kintu yakora, avuga ngo reka aya mavuta nyafate, nimara kuyafatanya asuke ku birenge bya Yesu. Ngo yasuka ku birenge bya Yesu, haleluya, arangije ngo abihanaguze umusatsi we. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ahaye agaciro ibyo Yesu yakoze. Toya ubanze utekereze ku by'Imana yakoze. Imana ishimwe. Nubwo uri mu buzima bwo kugerageza, nubwo uri mu buzima bw'ibigeragezo, nubwo uri mu gerageza ibintu bikanga, ariko tekereza ko hari ibyo Imana yakoze. Hari abarimo basengera urubyaro warabyaye, nubwo urimo ubona kwishyura minerivare birimo byanga, ariko Imana yaguhaye urubyaro. Nubwo aba bana barimo biga mu buzima bwo gupfundikanya, ariko Imana yabahaye ubwenge. Turashimira Imana ishobora byose, kwigirwana intambara twebwe tutashobora. Haleluya. Dawidi yuzura umwuka, aravuga ngo nzaba mu bikari by'Uwiteka minsi y'ubuzima bwanjye bwose. Ariko yibutse iby'Imana yakoze amaze kugera ku ngoma y'ubwami, ari abaprotokole bamuzanira ibyo kurya, bamuzanira raporo zose z'igihugu, bamuzanira raporo zose z'ibyabaye. Amaze kuba umwami avuga ijambo nakunze, avuga ngo nibutse iminsi ya kera, avuga ngo Uwiteka nkuramburiye amaboko, avuga ngo nibutse imirimo yawe. Haleluya. Yibuka akiri mu ishyamba rwana n'idubu, yibuka Sawuli arimo amuhiga, yibuka ahungira i Nayoti y'i Rama, Sawuli akamwohereza umutwe w'abahanuzi, yibuka arimo agenda mu ishyamba, yibuka ajya kurwana na Goliyati, yibuka ari mu rugamba, yibuka intare n'idubu biza gufata umwana w'intama. Ibyo byose amaze kubyibuka, ageze ku ngoma y'ubwami, yicaye yambaye ikamba ry'ubwami, avuga ngo nibutse iminsi ya kera, avuga ngo Uwiteka nkuramburiye amaboko. Imana ishimwe. Agaciro iby'Imana yakoze, yongera igira ibindi ikora ku buzima bwawe. Haleluya, 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 haleluya. Wongera utekereze, wagiye kwa muganga, Imana iguha umwana muzima, nawe utaha uri muzima. Hari abandi mwajyanye bagwa ku iseta, agaciro iby'Imana yakoze. Wagiye kudepoza nk'abandi, wowe depoza biremera, akazi urakabona. Hari abandi bagerageje biranga, nubwo ukari mutari kugakiranukiramo, ariko banza utekereza iby'Imana yakoze. Wibuka igihe wamaze urimo uhamagara Imana. Haleluya. Wari wambaye ubusa, Imana irakwambika. Nubwo urimo ubona hari ibindi birimo byanga, nubwo hari ibyo urimo ukenera ariko ukabona ntabwo birimo bikunda, tekereza ko hari agaciro iby'Imana yakoze. Imana ishimwe. Uyu mugore ngo afata amavuta y'agaciro kenshi,
amavuta yari yarasambaniye, amavuta yari yarabitse igihe, arangije ngo yasuka ku birenge bya Yesu ngo ayahanaguze umusatsi we. Haleluya. Uyu mugabo bita Yuda wagendanaga na Yesu, uyu ni wa wundi wagambaniye Yesu, uyu ni wa wundi wabikaga amafaranga, uyu ni wa wundi wagiye kugura Yesu ibiceri 30, amaze kubona ngo aya mavuta wasutse ku birenge bya Yesu, arajya ngo mbese aya mavuta ntiyari gufasha abakene. Ariko Yesu amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo abakene bazahorana, abakene muzahorana igihe cyose, abakene muzahorana iteka. Ariko ibyo uyu mubyeyi yakoze ni iby'agaciro kenshi, ngewe ntabwo tuzahorana. Ariko ibyo uyu mubyeyi yakoze ni iby'agaciro kenshi. Arangije ngo Yuda ababazwa na byaya mavuta, aga ngo twari kuyagurisha, ngo twarangiza tugafata amafaranga twagurishije aya mavuta ngo akazafasha abakene. Ariko ntiyabivuge ngo kuko yari akunze abakene, ahubwo nuko yari umujura. Haleluya. Ururimo abantu batabishaka, ariko hagacira ibyo Yesu yakoze. Mana ishimwe. Wabyaye abantu batabishaka, ariko hagacira ibyo Yesu yakoze. Nubwo uri muri ubwo buzima, ariko hagacira ibyo Yesu yakoze. Turashimira Imana, dushimiye Imana ishobora byose yakomeje kubana natwe uyu munsi wa none. Nubwo uri mubona ari ugupfundikanya, nubwo uri mubona nta cyerekezo cy'ubuzima, nubwo uri mubona nta bundi buryo, ariko Imana ishobora byose yabanye nawe mu bihe byashize. Ngaho hagacira ibyo Yesu yakoze kugira ngo Yesu yongere amanuka kure. Mana ishimwe. Aherutse kugera ku mugore we Nayini. Uyu mugore yari umugore w'umupfakazi, yari afite umwana umwe w'ikinege, ngo uwo mwana nawe aza gupfa. Kandi muri Isiraheli harimo ikibazo, umubyeyi yabaga mu muryango abeshejwemo nuko yabyaye cyangwa se kuko yashatse. Uyu mubyeyi ngo amaze kubyara umwana umwe, umugabo we arapfa, apfa nta wundi mwana amusigiye. Hashize iminsi ngo n'uyu mugore nawe uyu mwana yari yabyaye wundi ngo nawe aza gupfa. Haleluya. Abantu bategereje, abantu bamufasheho ijambo, bavuga ngo nubundi nubwo umwana apfuye ntazaba muri uyu muryango, kubera ko nta kihamubesha. Umugabo yarapfuye none n'umwana arapfuye, igisigaye nuko agomba kuva gushyingura, yarangiza akaza tukamuhambiriza. Uyu mugore ngo bari mu nzira barimo bagenda, ngo Yesu yiyumvamo guca Nayini, arimo agenda ngo ahura n'abikoreye ikiriba. Arangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nimushyire hasi. Arangije ngo afata umwana wari wapfuye amusubizamo ubuzima, arangije amusubiza nyina, aramubwira ngo ngaho wa mubyeyi we itahire. Dushimiye Imana ko niyo waba ari ku munota wa nyuma ubona ibintu byanze, Imana igirwana intambara kandi ikazirwana neza. Imana yo mu ijuru nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Uyu mugore Marita yigeze umunsi umwe kuba arimo ategura ibyo kurya, arangije ngo aza imbere ya Yesu, aramubwira ngo mbese ntabwo ubabajwe nuko murumuna wanjye Mariya atarimo yita ku mirimo ndimo nkora, atarimo kuza ngo afashe. Mariya yakundaga kuba ari ku birenge bya Yesu ngo arimo yumva ijambo rye. Haleluya. Yesu amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo Marita, Marita, wikirirwa wirushya muri byinshi, Mariya yahisemo umugabane mwiza wo kuba ku birenge bya Yesu. Yesu ibyo wabonaga bitagaragara, ibyo wabonaga bidafite inzira, Imana igiye kubiha inzira. Ariko banza uhagacira ibyo Yesu yakoze, banza uhagacira ibyo Yesu yakoze kugira ngo yongere akore ibiruta ibyo wowe urimo utekereza. Uyu munsi wa none wongera witekerezeho, wongera wisuzume. Hari amadeni Imana yishyuye, nubwo urimo ubona uyu munsi wa none ufite ayandi madeni, ariko hari amadeni Imana yishyuye. Nubwo urimo ubona ubukode bukumereye nabi, ariko ntabwo wigeze usohorwa mu nzu. Nubwo urimo ubona ibyo kurya uyu munsi ari bikeya, urimo ubona stoke nta kintu kirimo, ariko hari igihe Imana yaguhaye stoke. Wirebera Imana mu byo itarakora, ahubwo uhagacira ibyo Imana yakoze. Ubirebeye mu byo Imana yakoze, witekereza Imana mu byo itari yakora, kuko iyo urebeye Imana mu byo itari yakora ntabwo ushobora kuyiha agaciro, ntabwo ushobora no gutekereza ibyo yakoze, ahubwo banza utekereza ibyo Imana yakoze, ujye wabona kuba mu mwanya mwiza kugira ngo Imana ikore n'ibyo itari yakora. Mana ishimwe. Yesu aramanuka. Bibiliya yavuze ngo agere kwa Marita, agere kwa Mariya, asanga abantu ni benshi. Haleluya. Ku murongo w'3:5 muri Yohana 13:5 haravuga ngo Yesu ararira. Wakibaza ngo niki cyatumye Yesu arira? Ntabwo yababajwe nuko Lazaro yapfuye, nubwo abayuda ariko babitekereje, ariko yababajwe nuko babuze kwizera. Ababwira ijambo nakunze rikomeye, arababwira ngo uyu munsi ni wizera
urabona igitangaza cy'Imana. Uyu munsi ibyo wabonaga bidafite ishusho, ibyo wabonaga wari waburiye icyerekezo, ndakwinginze ngo uyu munsi izere gusa, wizere Imana. Uyu munsi urabona igitangaza cy'Imana. Uyu munsi hari imirimo n'ibitangaza Imana igiye gukora. Hari ibyo wabonaga bitashobokaga, ariko Imana igiye gukora. Murakoze. Ijambo ry'Imana rishora imizi mu mitima yanyu. Imana ibahe umugisha.